Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza. Twe turashimira Imana, tumeze neza, turi bazima. Ewana, turashima Umuremyi ushidikirije amagara n'umwuka wo guhumeka. Hanyuma rero harashize igihe mutatubona, nagarutse. Muratwihanganira, twarabuze ariko turabazirikana kandi turabakunda cyane. N'urukundo mwatweretse mu gihe tutari duhari twararubonye. Turabashimira cyane cyane abantu mwaricinze inbox mutubaza uko tumeze, abantu mwahamagaye, abantu mwanditse message, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero namwe bantu mwampaye inkuru nkaba ntazitanze, mumbabarire, si kubyanga, si kubisuzugura, si no kubiha agaciro gake, nuko bitankundiye n'ifite ibintu byinshi nari ndimo gukora bitegeze bimpa umwanya wo kuza mumvaga inkuru zanyu, ariko nagarutse nubwo ari nyinshi nzagenda ngerageza uburyo nshobora kuziva imuzi nkazivuga zose. Hanyuma abantu bajyaga bifuza ko tuzana abantu bagaragara, twarabazanye mwarababonye, ariko abantu benshi bakurikira ino channel yacu ni abantu batifuza kugaragara. Ibyo rero narabibonye kandi narabisobanukiwe kandi ndabibubahira, ubwo tuzakomeza tubikore gutya kuko nibyo mushaka. Hanyuma rero reka twihute n'inkuru y'uno munsi. Bimeze bite? Inkuru ivuye he? Imeze ite? Reka nzi mabwire inkuru y'uno munsi. Ni inkuru nahawe n'umusore. Turamushimira, ni umusore ariko donc yigeze kuba umupapa, ubu ngubu ni umusore. Ubwo rero muraje kumva ukuntu bimeze niko byagenze. Yakundanye n'umugore, tindangije gukundana n'umugore turabana, n'ugera umukobwa kwa nyine twakundanye n'umukobwa twese nanjye ndi umusore, turangije turabana, ibintu bigenda neza, dukora ubukwe, ati nta bushobozi na buke iwabo bari bafite. Ninjye wakoye, ninjye watanze amafaranga y'ubukwe, buri kintu cyose. Umukobwa ndamushaka, ati umukobwa witonze mwiza, abaranga bose barambwiye bati umugore n'uyu ntushidikanye. Ndavuga nti umugore n'uyu nguyu nanjye nta kabuza naguye ku mugore. Ati naramukundaga, umukobwa mwiza cyane, n'umuhungu ndamukunda. Nuko rero turangije turabana, turangije kubana, tumarana imyaka 2 tutari twibaruka. Muri iyo myaka 2 nkajya nkomeza nkasenga, ati Imana se kuki twebwe tutari kubona umwana, twebwe bimeze bite, kuki ari twebwe? Ati numvaga nshaka umwana kuri rwa rwego ntababwira, ati nashakaga umwana biteye ubwoba. Ndavuga ati Imana wazaduhaye umwana, tugakikira turashaka umwana, turamusengera pe, umugore akamfasha. Umugore aramfasha, turasenga, dusengera umwana, abapasiteri bakaza mu rugo, abashuti, umwana bakajya kuvuga ati uko shadisi ushobora kuba baragumbye imyaka 2 yose. Namwe bantu mukunda kubarira abantu ngo runaka ngo hashize igihe runaka ashatse, mu mezi 9 arashize, mu mwaka urashize, please ntabwo ari akazi kawe, ntabwo bikureba. Abantu benshi mukomeretsa abandi mutabizi. Umwana atangwa n'Imana, Imana nigena igihe cy'umwana. Niba umwana atari yavuka ntabwo ari mu kazi kawe, nta nubwo ari mu nshingano zawe kujya kubara ngo ujye uvuga ngo washize umwaka w'abantu kandi ngo ntibari babyara, uri kubyibutsa nde? Twakomeje. Nuko rero ati abantu batangiye kujya bagenda bongorerana, ati dore abanza baragumbye pe imyaka 2 yose. Ati Imana yanjye, abantu twashakiye rimwe akajya aza kudusura akatuvuga ati tugiye gukurikiza uwa kabiri, ati kuki mutagira icyo mwibwira? Ati ubwo ni ubusirimu. Icyo ni ikintu umugabo yagarutseho. Ati abantu mukunda kuvuga ngo kutabyara ni ubusirimu, ugasanga babwira umuntu ati ese ubwo busirimu bwawe butuma utabyara bimeze bite? Ati nyamuneka ntabwo ari ubusirimu, nta nubwo umuntu afite uko yagusobanurira. Ati ariko ni byiza ko tubaza umuntu ikintu nk'icyo. Niba uri umuntu ukunda kuvuga ati ko utabyara, ati ni ubusirimu, ati byarateye ubungubu. Aha, ubusirimu buza warabanje no kubabonaho. Iyo utari wabona umwana ntabwo wazana imikino ngo ni ubusirimu, utari wamubona umwaka umwe ukaza, undi ukaza, ntabwo biba byoroshye. Nuko rero ati icyo kintu kiratubabaza, tugira icyo kigeragezo cyo kuvuga ngo turi mu busirimu twanze kubyara kandi twarabuze umwana, tuzi imvune n'agahinda tubana nako kuba nta mwana twari twabona. Nuko rero ati hashize igihe umuntu w'umusore bakundanaga donc mu ex umugore nari muzi kubera aramubwiye mbwira story ye, mbwira ukuntu nyine ibintu ari ukuntu abantu bashakanye ngo buzuzanye da, mukajya no ku makuru y'aba ex mukavuga ibintu byose, ibyo ntacyo bitwaye, nta nubwo ibyo byari biri mu nkuru kwa nabyo bivuzeho. Ati mu ex we nari muzi, nawe tuziranye tunahura tukavugana. Akambwira ati sha ntwari umugore, sha ati ntwari umukobwa yarambenze aragukunda, ibintu nk'ibyo jokes. Ati nta kibazo. Nuko
atuza kugera igihe umugore agenda arahinduka ntavuge, umugore namuvugisha akambwira ati huye ndi mu gahinda kuko nta mwana mfite, ati ndi mu gahinda kuko nta mwana mfite, atari kumva narahindutse, umugore agenda arananuka, arananuka utuntu twose agenda dutakaza, ndavuga se umugore wanjye yahinduwe n'iki? Ati icyo kintu kiramvuna mu mutwe kiranankomeretsa mu mutima wanjye, ati ariko ndavuga nti nta kundi, ntangira kujya ngenda mubwira ati it's okay, abana ni abacu, tutabafite turi kumwe, dushobora gusavayivinga, si ngombwa umwana Imana izamuzana mu buzima, mu gihe umwana ntawe uhari, mu gihe umwana atari yazi, Imana itari yamuduha, tugomba kunyurwa n'uko biri kandi tugashima Imana muri byose. Ati nkagenda mukanselinga nkamubwira ati please chill, it's okay, bizakunda, tuza. Ati nyamara nta kintu byageze marira umugore, ati umugore yarakomeje wa wundi rimwe rimwe ukabona mu ijoro stress zamwishe, ati yari wa muntu wageraga mu buriri saa 4 gone, akaba yasinzira byarangiye, atari ku ubu ngubu saa 6 ziragera nkasinzira nk'icura saa 8 nkabona umugore ameze gutya ku telefone arimo aracata scrollinga, basa n'ibiti, ati mba nabuze ibitotsi. Ufite akazi mu gitondo, ati nta bitotsi mfite, mpita mbona ko ari ikintu kitari sawa, ntangira kumutrackinga, basi umugore ikintu kirimo kiramugora ni igiki, I need to track nkareba ko hari ikintu nabonye nyine ahindutse bidasanzwe, ntangira kujya mukomeza nyine mwitaho cyane ku buryo bwihariye. Ati ikintu gitangaje, naje kugwa kuri telefone, kuri message nyine telefone yafashe phone ye, ati kuri message n'icanye umutipe simuvuze izina yarimbwiye, ariko niba atari ngombwa ko izina twarivuga. Aravuga ati umwana aramubwira ati aho bigeze shiri ndananiwe, uzazitwara umwana. Ati wita umugore gutwicara mu nzu n'imitungo imeze gutyo, warantanye umwana. Ati ikindi amafaranga umpa buri kwezi nta mpagije, umukozi, amata y'umwana, buri kintu, ati ntabwo ibyo bintu bimpagije, icyo rero ngusaba uzaze ucyura umwana, ubwire umugabo wawe uko byagenze, umubwize ukuri, atari gutahe ucyura umwana. Si ibintu ndi kubona, hari ibintu rero wumva arakumva ubwawe nyine ugatubyegereza aho ukabyishyiraho ukumva ukuntu bifiringa. Ati ndavuga si ibi bintu ndi kumva nibyo, message nsomye nabi. Ati mfata screenshot ndayohereza, nanje kuyohereza igitangaza nibagirwa kuyisiba muri telefone y'umugore. Umugore araje agiye kumuhamagara, asanga screenshot ya message niyoherereje. Umugore atagenda, aragenda iryo joro ryose ndamushaka, ndamubura, ndamuhamagara ntiyitaba, ndavuga nti okay, this is proof ko bya bintu byabayeho. Ikintu nakoze yaranyandikiye ngo ibi wabikoreye iki, ahita agenda. Ati ndahamagara umugore ntiyitaba, ndagerageza ibintu byose umugabo wapi. Nanjye ndavuga nti rero ko bimeze, ngomba guhamagara famiye ye nkabwira ko umugore yabuze. Ati ntabwo nzi ahantu ari. Ati nubwo ngubwo hamagara umuryango arambwira ati umukobwa ari hano. Kuki yaje byagenze bite? Ati nta ari hano, yavuze ko mutameranye neza, ati yabahunze umujinya wawe aza hano iwacu. Ati ndatangara, umujinya wanjye ntamweretse, kuki ikintu nakoze nihereje message nta n'ijambo navuze, umujinya wanjye yatinye akawuhunga, ni umujinya bwoko ki? Ati ibyo ngibyo biranyobeye. Ndavuga ati okay, hari icyo yahunze, hari icyo azi, nuko ari icyo yakoze, mbwira ababyeyi ejo nzaza kubareba. Ati ejo? Ati nabyutse njyayo koko bukeye, ngeze ndavuga ati se babyeyi ibi ni ibiki? Mbere ka screenshot, reba message z'umukobwa wanyu, reba ibyo nafashe, ibintu ni ibiki, ibintu murabizi ntabyo muzi. Ati mama yabaye nk'umuntu amennyeho amazi. Ati ni umubyeyi witonze w'imfura, atarandeba mu maso, arandeba ngo ati gusa musore ibintu bivuye muri telefone y'umukobwa wanjye. Ati nyamara papa, ati nyamara, ati ntiwasanga ari ibintu bamuhaye cyangwa n'undi muntu we? Ati urushaho ko ari we? Ariko se babyeyi, tuvuge ko umukobwa wanyu afite umwana yasigiye umugabo babanye, akaba amuha amafaranga buri kwezi, afite umukozi, ntabyo muzi? Ati ntabyo tuzi. Ahamagaye wa mukobwa, baramuzanye muri salo, ati kagira inkuru, ufite umwana wataye hanze, twirirwa turira dufite agahinda k'umwuzukuru, ufite umwana wahishe utarigeze umuzana ngo amenyekane? Ati ibyo bintu birashoboka? Ati tubwize ukuri, tubwire ikibazo cyabaye, bigezeho ujye gusenya urugo hejuru y'ikintu kibanga wabitse kingana gutyo.
ati ikintu yakoze yararize, ararira avuga ati ntabwo bishoboka, ati sinari nzi ko bizasohoka, atari ku mutipe twabyaranye, ati none yagiye kwiga hanze atari hanze yakurikirana hanze nyine hafi mu bihugu by'abaturanyi kwa, ati ngiye kwiga mu bihugu by'abaturanyi, agenda amarayo umwaka, ati kumva icyo gihe muri uwo mwaka yaratwise arabyara, arangije kubyara afata umwana amusigira se, anamubwira ati nzagukorera buri kimwe, ati se yari umukene wa wundi, ati nzagukorera buri kimwe, nzaguha amafaranga, nzagutunga, ntuzigere uhingutse ko mfite umwana, kugeza igihe bizaba ngombwa ko njye nshaka ko bimenyekana. Ati tugira na agreement, umuhungu abika ibanga. Ibanga rirabikwa imyaka 7 irashira, umukobwa agira ngo aragaruka amashuri arangiza arashaka, nta muntu umuzi ko yabyaye, umwana aramuhisha. Atangira avuga ati ibi bintu rero ntabwo nawe bivuge mwari bunyice mwebwe ababyeyi banjye twicaranya, ntabwo nawe bubona umugabo umvuge nta mwana afite, ibintu bigize ibanga ndaceceka kugira ngo ndebe ko nzabaho. Ati nta muntu ugeze bibwira kuko nari nzi ko bitazamenyekana. Icya mbere umubiri wanjye ntiwahindutse, nagumye uko nari meze, nta kintu kimwe cyane cyahindutse, umwana sinamwonkeje, ati nta kintu kimwe nakoze, narabyaye mfata umwana mushyira umuhungu ajya mu cyaro, amushyira mama we baramurera. Icyo ni ikindi gihugu, arangije agaruka mu gihugu cyaho avuka, cyaho ari, cyaho yashatse. Ntagira umenya yuko nyamugore afite umwana. Ati noneho bigeze, uyu muhungu yavuze ko ajya kunya expose, yavuze ko ahaze kwirirwa abeshya umwana, ahaze ko amafaranga amuha adahagije, atahaze kwirirwa njya kumwitaba nihishe n'ibiki. Ati fata umwana umushyire umugabo, n'undi wabuze umwana imyaka 2 yashize utarabyara, cyura umwana ni nkundi, ubwira umugabo ko ufite umwana. Ati nzi ikintu cyansajije, ikintu sinabasha kukibwira uyu mugabo, ati none kukivuze byabaye bibi. Ati nuko mwabimenye, ntabwo byinari bizapfa mvuze no guceceka nkabigumana. Hanyuma se impamvu utabyara wabiyizi, ubifitemo uruhare? Ati ntago mbizi, atari ko maze kubyara baramfunze narifungishije. Ati ni impamvu rero turabyakunda kumbyara, niyo mpamvu umugabo wirirwa asenga, wirirwa birukanka, wirirwa ashaka abantu basengera ahantu hose ngo azabyara, kumva umugore arahambiriye. Cyangwa se mu yandi magambo umugore yarifungishije, uwo arabizi azi ikibazo aho kiri, ariko umugabo yirirwa asafaringa ibyo byose, umugore agaceceka kandi abizi. Nuko bimeze inkuru uno munsi, nuko kuko imeze. Umuhungu yavuze ati none namaze kubimenya, akimara kubivuga imbere ababyeyi be barikanga, ariko nkabona mama we rwose n'ibintu azi. Ati mbona mama atikanze, ati none ukuntu papa yarebaga n'ukuntu yarameze nkanjye mu mutima, atari ko mama we numvaga rwose wagira ngo ni deal baziranyeho. Ati ikintu nakoze ntabwo nanjye muri rwa rugo rwabo ndasohoka, nta kintu navuganye n'umugore ndigendera. Ati none mungira inama, nabonye mutanga inama mutavuga abantu, mu gihe umuntu atifuza kwigaragaza, atifuza gushyiramo amazina cyangwa amafoto, murabafasha. Ati nanjye naje, sinshaka kugaragara, sinshaka gushyira hanze amafoto yanjye n'ay'umugore n'umuryango avuka mu byo byose, sinshaka kubishyira hanze. Ndashaka ko mungira inama nk'abantu bakuze, nk'abantu umuntu ufite icyo wumva yanyunganira, umuntu wamfata nka musaza we, wamfata nk'inshuti, ikintu yumva yangiramo inama akimbwire muri comment hano kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp group yacu dufite, aze kuza akiriho message. Aragira ati se uyu mugore nkomezanye nawe, nzane ngende acyure umwana agaruka aze mu rugo tubane umugore wifasha akamisha igihe kingana gutyo tubanye, akamisha ko afite umwana amufite, nirirwa nsenga, nirirwa natanga umutwe ngo twabuze urubyaro, atakaza mu nzu akiririsha. We umuntu yavuga ngo n'ubusirimu ko mudashaka kubyara, atakaza mu nzu akarira neza amarira akarenga nkahoze, kumbe abizi ko yifungishije, akaba ariyo mpamvu atari yasama. Atari ko yavuze yuko ntabyo agifite, ibyo byemera imbere nyina ko ntabyo agifite, ariko namushatse bikirimo. Atari ko akirirwa arira, akirirwa asenga, turi kumwe kandi abizi. Ati ibyo bintu byananiye, ndi kwibaza kwitwa kuri rwa umugore wanjye nkongera nkamubona n'umugore wanjye, na stress n'ibibazo twacanyemo n'agahinda k'ibi bintu byose twacanyemo, abizi afite umwana yahishe. Ati nkumva birambabaje. Ubu rero mungira inama, ese nkora iki? Niki nakora kugira ngo uru rugo rubeho? Nkora iki? Ninde mushobora kuba araciye muri case nk'iyo, warabigenje se kugira ngo ukire ku giti cyawe, kugira ngo ubone uko ubona kubabarira? Ati umuntu abarira yakize sindakira, niki nakora? Uyu mwana muzane azi tubane, uyu mugore sinzajya mureba, nzongera mwizere, nzongera ngire ijambo mubitsa, nzongera mubone nk'umugore mu nzu,
ati cyangwa nzamubona nk'igitangaza gishobora no kukubeshya wataha ukabura n'aho uryama ukabura n'aho ushyira umutwe nuko yabikoresheje nuko yabivuze. Inkuru uyu munsi niyo ngiyo, ati icyo wumva mwamwunganira inama yanyu, igitekerezo uko wumva wamubwira, icyo wumva wamwunganira muri runo rugendo rwe, icyo wumva wamubwira cyamurema umutima, icyo wumva wamubwira cyamufasha muri uru rugendo arimo. Umwanya ni wawe, uzi kwandika, duhamagare nimero zacu turazishyira aho ngaho, dufite group WhatsApp, if you want you can join, ugatanga igitekerezo kuri group, wabishaka ukaleftinga free entry free left, nta kibazo. Imana ibahe umugisha, mugire amahoro, turabakunda, mukomeze murindwe n'Imana muri mwese, Imana ibagirire neza, bye.